The Order of Skull and Bones. Nusemura neza biravugika ngo urwego rw'agahanga n'amagufa ni itsinda ry'agashami k'ibanga mu mikorere kashinzwe mu 1832 muri kaminuza ya Yale muri New Haven, aho ni muri Connecticut. Washinze iri tsinda ni Bwana William Huntington Russell. Ni igitekerezo byemezwa ko yavanye mu matsinda yandi y'imikorere y'ubwiru n'ibanga, nawe ngo yamenyeye ibyayo mu ngendo yagiye akorera mu Budage mu bihe bitandukanye. Uwo bafatanije gushinga Skull and Bones ni Bwana Alfonso Taft, waje kuba minisitiri w'ingabo ku butegetsi bwa perezida wa 18 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ulysses Grant, naho umuhungu we William Howard Taft nawe kuba perezida wa 27 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba yarabaye umunyamuryango w'iri tsinda ryitirirwa agahanga n'amagufa Skull and Bones. Tukiri naho ibi ngibi ubwabyo byatumye benshi bakurikiranira hafi cyane imikorere y'iri tsinda, bihinduka inshoberamahanga kuko ibikorwa byaryo byakomeje kugirirwa ibanga, ariko kandi abari barijwemo n'urutonde rurerure rw'abibihangange cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo uhereye ubwabyo kuko ubumwe mu barishinze aricyo atarabuze guhita aba vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka yakurikiyeho, umuhungu akaba president, undi nawe akaribarizwamo indi myaka igacaho, umuhungu we nawe akaba president. Muri kaminuza ya Yale ibikorerwa muri iryo tsinda n'ubu ngubu byibazwaho byinshi, kuko none abandi bari barijwemo nyine bakomeje kuba benshi mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyapolitiki benshi nka John Forbes Kerry, uzwi cyane nka Senator John Kerry, senator nyine kuko yahagarariye igihe kinini cyane Massachusetts muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1985 kugera mu 2013. Yanabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe imibanire n'amahanga, umudemokrate wanahanganiye umwanya wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush mu 2004, nawe yari umubondsman nk'uko ababarizwa muri iri tsinda Skull and Bones kenshi bakunze kubita. N'abanyapolitiki benshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarijwe muri Skull and Bones, ndetse nk'urugero aba Bush bombi babaye ba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanone umuhungu nase George Herbert Walker Bush na George W. Bush bombi nabo n'aba bondsmen. Naho abandi n'urutonde rurerure cyane barimo bafite byinshi bakoze, kuva ku bacuruzi b'abaherwe, abafite ubuvumbuzi bw'agatangaza bagezeho, abahanzi ndetse n'abandi batandukanye, bose bagiye baca muri Skull and Bones ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhereye muri kaminuza ya Yale. Umwanditsi Alexander Robbins mu gitabo cye Secrets of the Tomb, Skull and Bones, The Ivy League and the Hidden Paths of Power, agaragaza ko abinjizwa muri iri tsinda buri gihe abari abasore 15 batoranywa neza hagendewe kuri byinshi, ubundi bakanarahirira kuri barizwamo ubuzima bwabo bwose nta byo kurivamo. Naho icyicaro cyabo bita The Tomb, imva, icyo kikabarizwaho ngaho muri Connecticut mu nyubako itagira idirishya na rimwe, ariko ikagira hejuru ikibuga kimanukirwaho na za kajugujugu. Ahangaha ni naho abanyamuryango bashya bakunze kurahirira, ubundi bakemera no guhita batanga igice cy'imitungo yabo yose. Iri tsinda naryo rikabasezeranya n'ubundi amadolari menshi cyane ubuzima bwabo bwose, ngo kuko nta na kimwe bashobora gukenera kibaho ngo bazanarirwe kukibaha amafaranga, koko bakayahabwa nabo ku bwinshi, ku buryo nabo byagorana cyane ko hagira n'uwari barijwemo iri tsinda Skull and Bones wemera no kugira icyo arivugaho mu byagizwe ibanga. Mu nyandiko bwite inamugarukaho ubwe yo mu 1999, George W. Bush yaranditse ati, maze gukura ndi muri kaminuza nanabarijwe nanone mu itsinda ry'imikorere y'ubwiru n'ibanga, ibanga nyine, ku buryo naha nta kirenze icyo ngicyo mbyandikaho. Ku rundi ruhande ariko nta banga na rimwe riri mu kumenya abanyamuryango babarijwe muri Skull and Bones, kuko n'amazina yabo bose ahora amanitse ku nkuta z'inyubako z'ishyinguranyandiko ku byakorewe muri iyi kaminuza ya Yale, byose n'ibyo buri wese mu banyeshuri yahakoze. Ibanga ahubwo ku rundi ruhande ni imigenzo bakora, ibyo baganirira mu nama zitandukanye buri nshuri imwe mu byumweru bibiri ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo byo nta n'umwe uranabigarukaho, kereka bamwe mu bagiye babakurikirana wenda bakamenya aho binjiye n'igihe bahasohokeye, nta kindi kirenze kuri ibyo ngibyo. Aho kandi abanyamuryango ba Skull and Bones nta n'umwe uravamo wagira icyo atangaza ku mugaragaro cyihariye kuri iri shami ryabo. Muri benshi cyane babanza kwigwaho neza, bakabanza guhabwa ibiteye nk'ibizamini 15 gusa nibo bemererwa kwinjiramo buri mwaka w'amashuri mu mihango yo kubakira mu itsinda, abo bitwa patriarchs nk'abakurambere, ngo kuko ubumenyi bahabwa buba buzagirira akamaro abandi benshi cyane, akamaro mu bihe bizakurikiraho, karimo no kwibaruka abanyamuryango bashya bimena kuri iri tsinda. Naho abakiri guhabwa inyigisho zo kwinjira muri Skull and Bones bo bakabita aba Knights.
chevalier cyangwa se abarwanyi. Abandi bose babarizwa hanze y'iri tsinda Skull and Bones bakabita barbarians, abanyamusozi badafite ubumenyi namba, injiji b'imigenzereze igayitse mu maso yabo, basuzuguritse. Mu 1986 inyandiko America's Secret Establishment yashyizwe ahagaragara na Anthony Sutton yagaragazaga ko ababondsmen, ubwo n'ababarizwa muri Skull and Bones, ngo bafite umugambi wo kwisuganya no kwihuriza hamwe mu buhangange bw'abanyamuryango babo n'inshuti bafite mu gushinga guverinoma cyangwa ubutegetsi buyoboye isi yose, byaba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, mu bikorwa bigaragarira bose ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni inyandiko yaje gutuma bagarukwaho cyane mu bihe birebire kugeza n'ubu ngubu mu bitekerezo byose by'abatabura n'ubundi kubashinja kuba bamwe mu bihishe inyuma ya byinshi mwese bagambirira kubiganisha iyo bifuza, byose ngo bakabikora mu ibanga rikomeye uko nguko, bagahuzwa na conspiracy theories zitabarika. Ibitekerezo biganisha kenshi ku kuba inyuma y'ibitari bike bibera mwese buri gihe ngo hagomba kuba hari abagambanyi runaka babyihishe inyuma uko byamera kose. Mu birango n'ibimenyetso by'aba babondsmen babarizwa muri Skull and Bones n'agahanga k'umuntu n'amagufa birasobekeranye, hafi kimwe n'icyapa cya danger de mort, danger of death sign. Ikitazwi kitageragezwa no gusobanurwa mu buryo bwagira uko bwumvikana ni umubare 233 iruhande rw'aka gahanga n'amagufa birasobekeranye nk'ikimenyetso. Kubera icyo umubare 322, bamwe mu kugerageza gushaka ibisobanuro bataba bondsmen bifata nk'abagomba kwigarurira isi nk'uko Alexander the Great nawe yabigenje ku ngufu. Noneho uyu mubare ubwo ngubwo ngo ukabuhura neza n'uwo mwaka yapfuyemo 222 mbere ya Yesu Kristo. Ni mu gihe nyamara inzobere mu mateka nazo zigaragaza ko atari nabwo muri uwo mwaka Alexander yapfuye, kuko ari mu kwa gatandatu mu mwaka wa 323 Alexander the Great yapfuye, ntabwo ari muri 322. Ibyo byose n'ubundi ni ibigenekerezwa kuko banyura ubwite ababarijwe muri Skull and Bones nta n'umwe uragira icyo bitangazaho. Ni rimwe rero mu mabanga menshi barahirira kutazagira icyo bavugaho na kimwe, bakarihererekanya ibisekuru ku bindi hagati y'abanyamuryango babo gusa. Abandi rero nabo mu gushakisha bati nta kabuza, ahubwo 322 ni umwaka umwanditse intyoza n'umumenyi w'umugiriki Demosthene yapfiriyemo mu ntambara yahanganishaga cyane abagiriki karangirana n'urugamba rwa Lambi. Abanyatene benshi bahasize ubuzima, nawe Demosthene akaba ariho apfira. Bikavugwa rero ko mu ngoro ikoreshwa nk'ikicaro gikuru cy'ababondsmen kuri kalendari nini habarizwa bakoresha ngo ishingiye ku mwaka bubita Anno Demostheni, bakabara bahereye muri 322 uhwana wo neza n'urupfu rwa Demosthene. Nk'uko rero abandi muri rusange nabo baba ari igihe bahereye kuri 0 bakanabijyanisha na Yesu Kristo, abandi nabo bakareba abandi babijyanisha nabo. Aba babondsmen nabo nyine ni Demosthene bahuza nawe. Iyi kalendari y'ababondsmen babarizwa muri Skull and Bones zinajyana n'uburyo babaramo igihe nanone bwihariye, igihe ariko hangaha nk'amasaha n'iminota by'umunsi. Ni kimwe n'uko n'abandi bose bakibara, oya wenda nanone ntabwo ari bose ariko uburyo benshi babigenza buzwi ku isi yose. Igihe twakwita mu buryo rusange kibarwa uko bisanzwe, nko kureba uko nguko ku isaha ukavuga ngo ni saa 5 ni saa 6 n'igice uko kose, nabo aba babondsmen ni uko nguko, ariko kikaba igihe kiri inyuma ho iminota 5 ugereranije n'igihe uko abasigaye bose bakibara iminota 5 inyuma. Icyo ngicyo kikaba igihe cyabo. Igihe kindi gisanzwe icy'abandi bose babara bakakita barbarians time. Igihe uko kibarwa n'injiji z'imigenzereze igayitse abatari bagenzi babo bose ni uko nguko babita. Ese nkawe ukura hehe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura, ahubwo nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza, ugana inzobere iFix Technology Limited maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nk'ayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads, ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07 88 44 21 27 cyangwa kuri 07 88 44
2063 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.